icyo nkora mutumaho kuko ntabwo baba ari abantu bakure, mutumaho akaza tukaganira kubera none za mbaraga nkoresha z'abakuru ntabwo nabimubwira ngo abyange. Ntabwo twese tuba mu nzu imwe, buri mugabo afite urugo rwe namushakiye, buri mugabo afite urugo rwe namushakiye n'undi rugo namushakiye. Harya ni abagabo? Ni abagabo barindwi. Ingo zirindwi. Ubwo se iyo bigeze mu gihe cyo kubaka urugo, iby'abakuru by'abashakanye bigenda ute? Iyo tugeze mu gihe cy'abashakanye, uwo numva nifuje, uwo numva mpisemo, musanga iwe muri rwa rugo rwe. Ntabwo ko buri mugabo wese afite urugo rwe. Iyo mugeze muri icyo gihe musanga mu rugo rwe. Ubusanzwe mu muco nyarwanda ndetse yewe no mu bindi bihugu bitandukanye byinshi hirya no hino ku isi, bizwi ko umugabo ari we ufata iya mbere akajya kurambagiza umugore bazabana, byaba amahire bikanyura mu nzira zimenyerewe zijyanye n'umuco w'igihugu. Nko mu Rwanda harimo kujya kumusaba mu muryango avukamo, bagashyingirwa ndetse bakabana, nubwo hari n'ababana batabanje kunyura muri iyo mihango, ariko hose usanga umugabo ari ufata iya mbere mu kubimenyesha umukobwa ko yifuza ko babana. Ni gake cyane ndetse rimwe na rimwe ntibijya binorohera abakobwa kubwira abasore cyangwa abagabo ko babiyumvamo cyangwa se babakunze cyane ku rwego rwo kumva abana. N'ugerageje gukora ibi ngibi akenshi afatwa mu buryo budasanzwe, ndetse benshi bakavuga ko yaciye nk'amabere mu buryo butangaje. Kuri iyi nshuro twageze ku mugore ubana n'abagabo 7. Hanyuma abo bagabo ubabona ute? Urabatereta? Nibo bagutereta? Ese barakwemera cyangwa ni izindi mbaraga none ukoresha? Urumva abo bagabo ntabwo ari njyewe ubahitamo. Hari igihe mba ndyamye nka nijoro nk'abakuru bakanzanira ishusho y'umugabo, barebye imico ye, barebye uko ateye. Ubwo ya shusho jyewe ije mu nzozi zanjye, icyo nkora mutumaho kuko ntabwo baba ari abantu bakure, mutumaho akaza tukaganira kubera none za mbaraga nkoresha z'abakuru ntabwo nabimubwira ngo abyange. Ibyo mubwiye byose kubera imbaraga zanjye arabyemera, tukabana. Ni ibintu nzi neza ko nawe ubwawe udashobora guhita wiyumvisha. Igitangaje kurushaho ni uko uyu mugore ari we wirambagiriza uwo ashatse kandi yifuza ko babana, bitandukanye nyine n'ibisanzwe bigaragara hanze aha.